akenshi bikunda kuba ku bagore b'abasirikare. Umugore w'umusirikare ntago ashobora abagore b'abasirikare mutuze mwihaka abagore b'abasirikare rwose icyo kibazo kiri ahantu henshi sinatwe gusa tukivuzeho. Abagore b'abasirikare rwose bakunda kugaragaza wenda si bose ariko bakunda kugaragaza imico myinshi cyane itandukanye. kuko niba umugabo wanjye abonye mission izamara nk'imyaka 3 ese imyaka 3 nzayimara ko abantu turakenerana. Uyu munsi nshaka kugirana ikibazo na mabuja nkamwihenuraho kubera ko naryamanye n'umugabo we cyase kubera ko umugabo wampa ibirenze ibyo yabo sibyo. Just nintavuga ngo ngiyewe reka nkora ibintu bikiri mu maguru mashya ninza ukambwira ati nzajya guhita ikineye cyose nzajya guha amavuta yo kwisiga. Just nk'umuntu ufite umwana nzajya ngufasha kurera wa mwana ngiyewe ubwanjye nzagukorera ibyo ushaka bitewe n'iki nicyo nshaka kubera ko ntabyemera iwacu ntibazampaye amavuta ntibazamfasha kurera umwana bitewe n'amikoro bafite. Amikoro nyine n'ubushobozi. Ejo n'intwara inda yawe uzanyihakana bibaho. Nshobora kuba ngufasha tukabonana yanda namara kuyigutera nkakubwira nti oya iyo nda tuyikuremo cyangwa se nkuha amafaranga yanaya ugenda ujya iwanyu ugasanga nk'umugabo just wenda amaze nk'icyumweru ari mu kazi wowe mugore wigiriye mu byawe naho umugabo atahiye ntakubonye nk'uko gukeneye kuko buryo niyo yagenda agakora ibingana iki yibuka azirikana ko afite umugore yaseze mu rugo yazaje kukureba wowe wonyine agasanga bipangiye zawe cyangwa se niyo yagusanga mu rugo ugasanga bitewe n'ibyo wagiye ucamo cyangwa se wakoze mu minsi yashize adahari nta sante mufitiye nk'umugabo wawe izamara nk'imyaka 3 ese imyaka 3 nzayimara sobiza uzayimara reka ese none turira ngo abantu badukurikiye tagira ngo cyane cyane ku bagore namwe mwabagamwe turi kubagira inama. Ntabwo umugore aba yaravuye mu rugo wawe aje kurya aba yararyaga yaranywaga iki barashe gushaka ni iki cyane cyane ko abagabo b'abasirikare babifata bakajya muri misiyo. Se abagabo bajya muri misiyo tubatera imigeni aya ntaga ibanga ryo mu cyumba ubuzubundi ibanga ryo mu cyumba wumbiki to nyine ibanga ryo mu cyumba gusa nyine abantu bakoze nabo barabyumva. Iyo ugeze mu cyumba biterwa n'umuntu muri kumwe. Just ushobora kubura umugabo wubatse igeze mu cyumba nyine ushobora guhura na madamu wawe cyangwa se ufite girlfriend or boyfriend iyo muhuye ibibera mu cyumba namwe murabizi. Umugabo umugore n'abajya mu nda yaharya abagiye gusamba jewe ukuntu mbitekereza hari ukuntu nyine ubundi iyo umugabo kirana n'umugore ba nyine umugabo murabana igihe kikagera mukabyara. Iyo umaze kubyara kwa rukundo rugenda rugabanyuka umugabo akabona ntukimwitayo nk'uko bitagaho mbere. utarakanda subscribe kuri Mara Media turagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Ese muko meze neza? Meze neza. Makuru yawe makuru y'iminsi shabiraho to warabizi kuri mwiza oya nta muntu wimenya nta muntu wimenya siko nireba nko muri telefone yawe ufite nk'abahungu bange bagutereta bashaka ari benshi ariko ntabwo ariko bose banereta ntabwo ari benshi so bakunzi bacu rero tukomeje kubasuhuza no kugira ngo mukomeze kubana natwe umunsi ku munsi. Iki ni ikiganiro gishobora ku minota 30 turagusaba kugira ngo dukurikire umunsi ku munsi. Gahunda ni ibanga ryo mu cyumba ubuzubundi ibanga ryo mu cyumba wumbiki to nyine ibanga ryo mu cyumba gusa nyine abantu bakoze nabo barabyumva. Iyo ugeze mu cyumba biterwa n'umuntu muri kumwe. Just ushobora kubura umugabo wubatse igeze mu cyumba nyine ushobora guhura na madamu wawe cyangwa se ufite girlfriend or boyfriend iyo muhuye ibibera mu cyumba namwe murabizi. Turabizi urumva nabyitse cyane buri umwana aya ntabwo ndi umwana kandi n'abadukurikiye ntabwo ari abana. So ese ndakeka iki kiganiro ntabwo cyarebwa n'abantu bari munsi y'imyaka 18 gusa nyine abenshi bakireba bazi uburyo ibanga ryo mu cyumba icyo umuntu abashatse kuvuga.
so tubafitiye icyo twakita agaseke. Ese aka gaseke noneho dushaka kuvuga ngo ese dore impamvu wenda abagabo basigaye bajya mu ndaya. Ese wumva impamvu abagabo basigaye bajya mu ndaya ari sha nyine ukuntu njye mbitekereza turi mu mbande eshatu zitandukanye. Hari igihe umuntu aba ari kamere yiwe, hari igihe undi aba ari uko biterwa n'uko uwiwe mu rugo amufata. Iyindi mpamvu hari igihe umuntu nk'uko nshobora gutaha just ukaza nk'umugabo utashye mu rugo, njye sinkwakire neza, cyangwa wareba ko nakwakira neza wagera hari inyuma hakaba hagira uguhakeya nyine njye ntabasha kuguha. Ese umuntu impamvu wenda nk'abagabo umugabo ashobora kwifata akajya mu ndaya nk'urugero, sibyo? Ese umuntu ari nk'iki kintu ashobora kuba yaraburanye nk'umugabo we, cyangwa se umugore nawe umugore nawe ajya mu ndaya harya jewe ukuntu mbitekereza hari ukuntu nyine ubundi iyo umugabo akibana n'umugore nyine umugabo murabana igihe kikagera mukabyara. Iyo umaze kubyara rwa rukundo rugenda rugabanyuka umugabo akabona ntukimwitayeho nk'uko yitagaho mbere. Sasa agahitamo kujya gushaka abandi bamwitaho atari uko umwanze bitewe n'akazi usiga afite mu rugo. Ese mbere yarazaga bakamukuramo inkweto bakamushyira amazi muri dushe, ubu ngubu baraza urimo urahibikana n'urubyaro. Sasa yabona ko ibyo wamukoraga mbere utabikora ugasanga nyine bibaye ibindi mu rugo. Sasa yagera hanze wenda agahura n'undi muntu umuhakeya ziruta izo umuha iyo ageze mu rugo. Araza uri mu bana, asanga uri mu bana mugahurira mu buriri mugiye kuryama gusa. Zakeya wamuhaga mbere ntazibona. Ese ubwo ni gute atavuga ngo wenda kanjye guca ningenda nanjye ndi umugabo nshaka gusohoka nkagera hanze nkabura n'umukobwa wenda runaka akampakeya nkabona izampa sinzibona mu rugo. Sasa uwo munsi nazima bukeye bwaho naho nzagaruka. Ariko nanone hari ikintu abagabo batitaho. Niba mbere rero kwitagaho yarabahaga zirinze nta rubyara aragera, sibyo? Iyi saha afite umwana agomba kwitaho cyangwa se tuvuga abana. None se ubwo ngubwo naza uri mu rubyaro uri muronse umwana yareze ugiye guhindura, usanga nyine bibaye ibindi usanga butangiye ba mu bana wanyu utangiye kugenda ugabanyuka gake. Abana ubwo babaye ikibazo, aho kugira ngo babe umugisha bahindutse ikibazo mu ngo z'abantu. Umva abagabo benshi niko babifata. Nk'ubu ngubu hari igihe umugabo ashaka kuvuga ati wowe uha abana umwanya kurusha uko njye wawo. Ahubwo njyewe nagatekereje yuko wenda uko abagabo wenda uko babonye urubyaro cyangwa bakabona abana aribwo urukundo rwakwiye kwiyongera kugira ngo ubuzima bugende neza cyane kurusha, kuko abantu benshi babana bavuga ati twunguke umuryango tugire byinshi tugeraho. Sasa ibyo bintu birahaki ntago ari hose. Ese niye mpamvu nyine ishobora gutuma urukundo rwabo rugabanyuka ngo nuko ngabana ngo kiyazagiye ku bana, kuki umugore izo kiyatazibonera n'umugabo we n'abana kuko nibyo njyewe ukuntu mbitekereza nyine hari abagabo twumva ashobora kumva ko nyine wamuha umwanya cyane kurusha ibindi byose. N'ubu ngubu uzacunge mu ngo nyine z'abantu bakize, akenshi umwana aba ari kumwe n'abakozi ntabona urukundo rwa nyina na se. Sasa impamvu atabona urwo rukundo rwa nyina na se ni uko nyina amusigira umukozi, niba batashye n'umugabo avuye mu kazi ndaho umugabo keya ndagira nte umwana turahura n'umugabo wangiye kuryama. Ese ubwo ngubwo uzambwira ute ko nzareka umwana nkaza kuguhake? Ese wowe ntubibona ko icyo kibazo gihari? So kwa kundi umugabo yatahaga akabona keza umugabo akinjira mu nzu ukamusanganira ku rugi cyangwa se ku gipangu hamuruna ukamwoza ibirenge nyine akumva ko mbese nyine aba wibayo atekereza ko ibyo byahoraho. Ese ubwo nimbona abo bana sasa nzajya kwita ku bana njye kukwitaho, mbese nanjye ubwanjye uzasanga mvunika. Wenda nshobora kubyihangana nkabikora ku mwana umwe ariko se babiri cyangwa batatu none nk'iyari indahekana ibyo nturabitekereza. Umwana afite umwaka n'igice ufite undi w'amezi nk'atandatu cyangwa 7. Sasa wandi w'umwaka n'igice aba agikeneye urukundo rwa nyina, n'abandi w'amezi 6 cyangwa 7 nawe aragukeneye. Tuvuge se niba nta mukozi ufite sibyo abo bana bose ari bo barera
uzabafatanya gute no guha zake wa mugabo wawe? oya ariko nanone iki kintu cy'abakozi uvuze gituma ntekereza ibintu byinshi. Ese kuba utekereza ko wenda umugabo afashe babana wenda tuvuge nk'urugero ashatse umugore wenda bitewe n'icyo ngicyo azashaka umukozi amushake amuhereze babana cyangwa wa mugore niwe uzabibasha kubikora kugira ngo abashe guproteja umuryango? Njyewe mudamu mu rugo nshaka kubona ko wenda mu rugo rwacu urukundo ugenda rugabanyuka. Ubwo umugabo yahitamo icyemezo cyo gushaka umukozi. Umugabo ashaka kutahitamo icyo cyemezo cyangwa se njye nkagihitamo. None se ko hari n'igihe umukozi aza umugabo noneho agatangira kwataka wa mukozi? Just yaba ari kamere y'umuntu ntabwo wayimukuramo, kuko njye niba tubanye nzi neza ko iyo kamere uyigira ntabwo tuzagera mu rugo ngo uhindure. Ahubwo wowe niba ufashe, ubundi hari abagabo bafite umwanzuro wo kuzana umugore kugira yitwe ko afite uwo mugore, ariko kuba yavuga ati ndekeye kujya muri izo ndaya se ndekeye kubonana na runaka, bikaba biri kuri bibaho cyane rwose. Ntabwo kuvuga ni ibintu bitabaho kuko bibaho. None se uwo mukozi iyo yaje ubona ariyo mpamvu ushobora gutuma umugabo ashobora kujya bataka wa mukozi? Bikunda kuba mu ngo z'abantu benshi, abadukurikiye barabibona ni benshi cyane, bikunda kuba mu ngo z'abantu benshi. Abagabo bakunda gushaka abakozi cyane cyane bavuga ngo bite ko abo bana b'abagabo mu minsi mike ugasanga batangiye kwiyumvamo babakozi. Ese ubu ubundi biterwa n'iki? None akenshi hari akenshi nanone hari igihe bituruka nko ku mukozi, kuko niba mabuja atiriwe mu rugo uwo munsi bosi yaherewe, imyitwarire ntabwo afite iyo mabuja ahari siyo nzagira bosi ahari. Sasa bosi azitabona ko ndi umwana mwiza, ngende nambare wenda nk'akamini, ngende mugaragariza intege se ngire nte muheke ya nk'iz'umugore we atamuhaga. Kuko niba ari njye umutekera nkamugaburira, nkamumenyera amazi, nkamumenyera buri kimwe, nkamumenyera umwenda ufuze, sibyo? Icyo gihe madamu we natirirwa mu rugo nzakora ibirenzeho. Niba mumesera sibyo, nkamuterera ipasi nkagirana, ariko umugore akabona nta nubwo yakiguriza kubyuka ngo muterere ipasi. Just ngiye mukoza akari gutera ipasi y'umugabo wawe, ni gute atazaguca inyuma? Aho nanone naho uzasanga bihera kuba abagabo, bigatuma ba mpamvu abagabo bajya mu nda ugasanga bamugane nimba aramutereraga iyo pasi, nimba hari n'ibindi byinshi yamukoreraga, abana babijemo bitangiye kuba ikibazo. Ese njye nanone ikibazo nkunda kwibaza, abantu benshi bakunda kwibaza ngo ngabana ngiki nguke yango zitanyabwabanyuka, njye ntago mba ndi kubyumva. So noneho tugarutse ko umukozi noneho sasa hari igihe rero n'umugabo atangira kuvumbura wa mukozi ko batangiye kumuca inyuma, ni ikiro tugatangira kujyamo ibintu byo kudogera, bagatangira kutabana neza. Ese impamvu ni divorce? No, abantu benshi bikunda kubananira. Ese ubona ubundi byagenda ute mu gihe wenda umukozi afatanye na wa mugabo, mabuja nakwenda n'urugero, mabuja agiye afatanye na wa n'umukozi akamufatana n'umukozi wenda bari baryamanye bari mu bindi bintu bitari byiza, ese ubu nawe ndabyagenda ni divorce? ubundi hari ikintu abantu twishyiramo. None se nutanga divorce ni ntandaro uzaba umuhaye yo kuba yahura na wa wundi babonana. Just wowe kora buryo ki bushoboka bwose urebe ko wagarura umugabo wawe, ibyo utamukoreraga ubikore basi kugira ngo ubone ko urebe ko yagira ate yaca bugufi. Kandi nanone n'ujya kuvuga ngo ndirukana umukozi, no mwirukana se afite telefone za sebuja. Just nanjye ngiye sebuja afite telefone z'umukozi nakoreshaga. None se niyo yagenda akagiyo ngiyo tuvuge ndafite imodoka yanyu nzayatsa njye kumureba, cyangwa se ngenda mufata mushyira ahantu runaka ngenda musange, ese ubwo uzaba wunguka? Just wowe uravuga ati ni iki ubona nakora kugira ngo nge nawe basi umubano wacu bashe kugaruka. So abagore benshi ntabwo bakunda kugira kwihangana. Ese ubu nari nk'iki umugore yakora mu gihe afatanye na wa mukozi na mugabo bari kumwe? Ikintu nyine ubundi ikintu cya mbere kwirukana umukozi. Ikintu cya mbere yes barabirukana kuko nyine hari abantu batabyihanganira. Ubundi ikintu cya mbere umukozi azaguma aho niyo atahaguma, ariko wowe mugore mu rugo ugomba gucira bugufi umugabo wawe, kavuga ati niba musanze mu ikosa kance bugufi, sibyo
wenda nigire nk'aho ari njye uri mu makosa mbashe kubona nca bugufi muri mugabo wanjye kuko nimona nkamuterera hejuru nkasakuza nkagira bizaba ibindi bindi. uwo icyo ushyigikiye uri kumva ko wamukoze ari uzaguma mu rugo akomeza akaguma ahangaha se? Oya ashaka kutahaguma ariko nanone reka nkubwire ubundi akenshi hari ikintu abantu tujya twitiranya sibyo wowe uravuga uti ese ni ikihe kintu nakora wenda ngo ngire ibyo nkemura mu rugo sibyo. Oya turi kwibaza ati ese wa mukozi wa mugore afatanya na wa mukozi yazanye azi ngo ni cya kibazo cy'umwana agiye gukemura ahubwo asanze yarateje ikindi uri gushyigikira ko wa mukozi azaguma aho ngaho? Ya ntabwo mbishyigikiye. Kwanze gushyigikira ko umukozi azamuka ubundi njyewe nk'umukozi mbaye mfitanye umubano urenze na boss urumva nyine urumva ibindi byagera ku rundi rwego. Sasa ugerageza buryo ki wowe wakirinda cya kintu ko kiba niba ufitanye umubano na boss wawe sibyo ibyo bijye biba muri ukwanyu he kugira undi byivangamo cyangwa se kuko abana kenshi bibagiraho ingaruka. Aho ngaho ushaka gushyigikira cya kintu bavuga ngo icyaha ngo kiba icyaha ngo iyo ngo yafashwe none ubundi umutima wawe umukozi yafashwe yafatanywe na boss iyo umutima wawe gucira urubanza njyewe no kuvuga ngo wenda ari nzi sibyo ari we nkawe wenda bibayeho ugasanga umugabo wawe wenda nkorera nka mabuja mu rugo sasa nkaba mbona ko hagati yanjye na boss hazateza ikibazo kamemura n'abafatanye none bafatanye igihanga njyewe ubwanjye ndi nk'umukozi mu rugo nkabona ko njye nzagirana ikibazo na mabuja ko abantu turakenerana uyu munsi nshobora kugirana ikibazo na mabuja nkamwihenuraho kubera ko naryamanye n'umugabo we cyangwa se kubera ko umugabo wampa ibirenze ibyo yaba sibyo just nintavuga ngo njyewe reka nkore ibintu bikiri mu maguru mashya nkashaka ko nyine bigera ku rundi rwego shanga bizamvuna pe siko kubeshya navuga ni njyewe kamfata umwanzuro ngende nshaka kandi kazi uwo mubano uhagarare. So urabona muri no minsi kugira ngo umukozi azajye gukora mu rugo rw'abantu akenshi bishobora kuba biterwa n'ubuzima butameze neza iwabo cyangwa se mu buzima busanzwe. So kugira ngo afate umwanzuro wo kujya gukora mu ngo z'abantu wenda ajye hembwa izo veni cyangwa trani bishobora kuba biterwa n'iki n'amikoro makeya ageze amahirwe ageze mu rwa rugo ahuye n'umugabo ufite akantu numva abatangiye kubona dress. Ese weho uri kuvuga ko wahita ufata umwanzuro wo guhita ugenda nta yindi mpamvu yindi? Ubundi akenshi ninza njye iwacu wenda yego turatuye se cyangwa se nta mikoro dufite ninza ukambwira ati nzajya guhita ukeneye cyose nzajya guha amavuta yo kwisiga just nk'umuntu ufite umwana nzajya ngufasha kurera wa mwana njyewe ubwanjye nzagukorera ibyo ushaka bitewe n'iki nicyo nshaka kubera ko ntabyemera iwacu ntibazampa amavuta ntibazamfasha kurera umwana bitewe n'amikoro bafite. Amikoro nyine ni ubushobozi. Noneho nitamo kujya gukora mu rugo rwa mugabo aho ugereyeyo ugasanga ugahora n'ikibazo cy'uko wiboneye umugabo uzajya kumena mikoro just ashobora no kukubwira ati njye nzagufasha ariko akenshi ari igihe dusanga ibintu twishoyemo akenshi bitugiraho ingaruka kubera ko ninjya kuvuga ngo nemeye ya mafaranga wamaga cyangwa se bwa bufasha mu ndamaga ku ruhande ejo n'intwara inda yawe uzanyihakana bibaho nshobora kuba ngufasha tukabonana yanda namara kuyigutera nkakubwira nti oya iyo nda tuyikuremo cyangwa se nkuha amafaranga ya naya ugenda ujya iwawe. uvuze ko akantu ko gukuramo inda bita nibuka ahantu hari ahantu nzi umukozi nyine yabaga mu rugo noneho haza kubaho akantu kuko umugabo abonanye na mugabo na mukobwa aza kumutera inda. So umugabo akatangiye kuyavuga umukobwa akayavuga ati reno njyewe uzajya mu amafaranga ya naya iki ni kirumva afasha umutungo w'urugo atangiye kugira ute kubushora kwa mukozi yazanye mu rugo. Sinzi weho wavugaga ngo ati wa mukozi agera cyemeza ko wa mukozi urumva ko abakozi bafite ikibazo kibindi ahubwo icyo ngiye numva umugabo yazajya afata
yigisha umugore wenda muri make sibyo, akamwigisha uburyo ki bashobora kubana bagafikisinga ibibazo bafitanye mu rugo, bagakomeza bakongera umubano wabo. So icyo kintu ngiye numva kugira ngo bafate umwanzuro wo gushaka wa mukozi, baramuzanye biteye ikibazo. Abakozi ntago bari abizerwa, hari igihe n'umukozi akaba yanabahombye. Abakozi benshi bajya bakunda kwiba, baratwibye baratumaze. Ubundi ikintu cyane gisabwa mu rugo, we mugore cira bugufi. Ntabira bivuga we mugore cira bugufi umugabo wawe, kuko nta kuntu nzaba ndingurutse ngo nawe wingurutse ngo tubane. Bizasaba kumwe muri twebwe azaca bugufi. Noneho namara guca bugufi, just umubano uzakomeza uko ngenda nkucira bugufi, nkwereka urukundo se, nkwereka icyubahiro kidasanzwe, nta guhaga. Wowe uzagira ngo ngaruke, kuko nta kuntu uzaza ngo mvugire hejuru numva zabimeze bitusange ndakwihore cyangwa se nkurebeye ku rutugu. Icyo gihe noneho hari ikintu kijya kibaho, ugasanga nk'umugabo just wenda amaze nk'icyumweru ari mu kazi, wowe mugore wigiriye mu byawe, naho umugabo atahiye ntakubonye nk'uko agukeneye. Kuko burya niyo yagenda agakora ibingana iki, azirikana ko afite umugore yasize mu rugo, akagaruka yaza aje kukureba wowe wonyine, agasanga wipangiye izawe, cyangwa se niyo yagusanga mu rugo ugasanga bitewe n'ibyo wagiye ucamo cyangwa se wakoze mu minsi yashize adahari, nta santime umufitiye nk'umugabo wawe. Ni hahandi usanga akenshi bikunda kuba ku bagore b'abasirikare. Umugore w'umusirikare ntabwo ashobora abagore b'abasirikare muteze mwihaka. Abagore b'abasirikare rwose icyo kibazo kiri ahantu henshi, si natwe gusa tukivuzeho. Abagore b'abasirikare rwose bakunda kugaragaza wenda si bose, ariko bakunda kugaragaza imico myinshi cyane itandukanye. Kuko niba umugabo wanjye abonye mission izamara nk'imyaka 3, ese imyaka 3 nzayimara? Sobiza uzayimara? Reka ese none turira ngo abantu badukurikiye tagira ngo cyane ku bagore, namwe mwabagamwe turi kubagira inama. Ntabwo umugore aba yaravuye mu rugo wawe aje kurya aba yararyaga yaranywaga. Iki barashe gushaka ni iki cyane ko abagabo b'abasirikare babifata bakajya muri misiyo. Se abagabo bajya muri misiyo tubatera imigeni? Aya ntago abagabo bajya muri n'umugabo w'umusirikare ntashobora kuvuga ngo mfashe umugore umwe. Aya abagabo b'abasirikare rwose turabubaha, ntago ibyo bintu bajya babijyamo. Ahubwo abagore basiga hanze nibo bashobora kuba batubera ikibazo, bakabera imbogamizi b'abasirikare abagusize yaragiye kurwanira igihugu, ugasanga ibintu nk'ibyo byaje. Aramunzi byabayeho yarafite nyine umugore, noneho abona mission y'imyaka 2 ajya hanze. Amaze kujya hanze, muri ya myaka 2 yamaze hanze, yaragarutse asanga umugore afite abana 2, yarasize adatwita. Isari nkawe mugabo wabyihanganira? Ntabwo abagabo ntabwo bakunda kwihanganira ibintu. Niyo mpamvu rero abagabo turi abana beza, twebwe dusiga abagore kuri mission twagiye muri misiyo tugasanga abagore bacu barabatatse. Si ari nkaho undi nk'umusirikare wakora iki mu gihe usanze icyo kibazo cyabaye? Njyewe ikintu nakora, ntabwo ari ngombwa ko mutanandukana n'umugore wanjye. Twakicara tukaganira nk'amaze se ni ikihe ubona kikubangamira hagati yanjye nawe, ushaka kumbwira ati iki ni kirambangamira. Kandi nanone ntabwo wakabangamiwe n'akazi nkora uzi ko ariko kabyuze katubeshejeho. Dasi niba muri we nta kwihangana ugira, ntabwo nzabiguteramo. Ubwo nanjye ubwo nyine ni hahandi uzasanga niba nagiye ahangaha nzagenda mfate runaka tube turi kumwe. Ningaruka nkakubwira nti ese just hari ukuntu umugore ashobora kuza kubyara nk'uko abana 2. Sasa ngiye mugabo namubwira nti aha nta mafite umwana, ugasanga ateye amahane. Azatera amahane afite 2, ngiye mfite 1. Natera amahane uzasanga nyine ari hahandi ivuyemo divorce, ngo umugabo ngo yabyaye hanze kandi nabo ufite siwe wababyaye. Nese ubwo ubundi ni gute wavuga ngo wenda ngo umugabo wanjye ngo yaciye nyuma just we wabikoze mbere ye? Icyo usabwa ni uguca bugufi.
ubundi mu rugo umugore w'umugabo bagomba guca bugufi akavuga ati niba ari icyo mbonye nkemera uko kiri sibyo nikimbangamira nkumva ko kimbangamiye kikabyo kikamby'imbamo nzafata umwanzuro cyane ko abagabo iyo turi mu rukiko turi gusezerana tuvuga ati ngewe kanaka nsezeranye na kanaka mu byiza cyangwa mu bibi tubyaye cyangwa se tubyaye mu byiza cyangwa mu bibi ariko abantu benshi bakunze guhugira mu byiza gusa abumva byaba byiza gusa kandi ntabwo batekereza ko n'ibi bishobora kujya bibamo shamba ngewe simbizi tu gusa ngewe ukuntu mba niyumva imba numva nishaka ntazasezerana so hagati aho ngaho dukomeje kubashimira mwebwe mukomeje kubana natwe ukomeje wowe utarakanda subscribe kuri Mura Media TV turagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru n'ibiganiro tuzatubagezaho umunsi ku munsi hano ni iki twasorezaho kijyanye n'icyo cyo twavugaga cyubaga basigaye bajya mu ndaya ese ni iki twasorezaho sinumva twasorezaho wowe nk'umudamu mu rugo gerageza kuba waca bugufi imbere y'umugabo wawe kuko naza akagera mu rugo akabona nyine nta gahunda umufitiye nta mwanya umuha y'amazi wamushyuhirizaga ntoki yamushyuhiriza za nkweto wamukuriragamo ageze mu rugo ntoki sasa none wajya no mu cyumba